mwiriwe guys, ndashaka kubigisha aka kabaze, ni akabaze koroshye nshaka ko tugendana ku buryo bw'igisirimba. So kagenda gutya ngo ni nuvuga ngo step ya mbere ni gatanu, sibyo? Ni gutya. Ako ni step ya mbere. Sibyo? Iyo usoje kano tuza ku kandi gakurikiraho kavuga gutya. Sibyo? 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 Noneho imoso indyo ibigenda gutya. Ngo uzagenda ngo uzakora tararara ukigera hano. Ndaceka n'aka ngaka bakagendana gutya. Ntabwo biba byoroshye. Ndakeka ko wenda abantu bamaze kugera kuri level ibayeho nk'iyigimbe gatoya bari kugenda babimenya. So ariko ndashaka no kwigisha ku beginner, so abantu bamaze kugira aho bagera. Ubwo nidutegura amasomo y'aba beginner muzajya mubyihanganira kuko nabo barabinsabye. Ariko iri somo ryo rya base ndakeka noneho nta kibazo, yaba left yaba na right abantu bose bari kuyibona. Okay, kangasubiremo mu buryo bwa beat ariko kangende gakeya.
murakoze guys, mukore share na subscribe na comment aho mwagize ikibazo. Imana ikomeze bane namwe.